Ese nawe waba warigeze kurota mu nzozi zawe uri gutoragura amafaranga menshi cyane? Waba warigeze kurota mu nzozi zawe uri kubara amafaranga menshi cyane utigeze ukora no mu buzima bwawe? Waba warigeze kurota mu nzozi zawe uri gutoragura amafaranga cyangwa se uri guta amafaranga yawe? Urugero, wenda ufite nk'amafaranga ugiye kuyakoresha ikintu runaka ariko ukarota mu nzozi zawe uri kuyata, ukarota mu nzozi zawe utazi aho wayashyize, ukayashaka ukayabura kandi mu kanya wari uyafite. Waba warigeze kurota mu nzozi zawe ubona abantu benshi bari kubara amafaranga, ubona abantu bari kubara amafaranga bafite amafaranga menshi ariko wowe ntayo ufite, ariko bo nyamara bafite amafaranga. Waba warigeze kurota mu nzozi zawe uri ahantu hari amafaranga menshi uyafite cyangwa se utayafite cyangwa uri kureba abayafite? Nagira ngo ubwire ko izi nzozi zose niba warazigize ntabwo ari uko uzigira gutyo gusa. Izi nzozi hari ubutumwa runaka ziba zishaka kuguha, izi nzozi hari ikintu runaka ziba zishaka kukwereka, izi nzozi hari mesaje ziba zishaka kukugezaho. Ikaze ku Nzozi X TV, aha niho mbasobanurira inzozi zanyu zose murota umunsi ku munsi. Aha niho mbasobanurira inzozi zanyu. Ni benshi barota ariko ntibagire ibisobanuro runaka ku nzozi barose. Nta muntu utagira inzozi, abenshi mugira inzozi ariko ntimuzisobanukirwa, abenshi mugira inzozi ariko ntimumenye icyo zisobanuye. Nagira ngo mbasobanurire inzozi zanyu zose mugira hano ku Nzozi X TV, niho muzajya muzisanga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, kora share, siga comment, ukande like, ubundi tujye dukomeza twibanire mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi ngiye kubasobanurira ku nzozi zijyanye n'amafaranga, ngiye kubasobanurira ku nzozi zijyanye no kurota amafaranga n'ibijyanye nayo byose. Ikaze ku Nzozi X TV. Uyu munsi ngiye kubasobanurira ku bisobanuro bishingiye ku muco, ibisobanuro bishingiye ku myemerere ya Kinyarwanda n'iy'Abanyafurika. Ngiye kubahereza ibisobanuro bishingiye ku bahanga bo mu buhanga bujyanye n'inzozi. Ndaza kubasobanurira icyo abazobereye mu bintu bijyanye n'inzozi icyo bavuga kuri izi nzozi zo kurota umuntu afite amafaranga. Ubwo ni abapsychologiste, abo bita dream psychologist. Abangaba ni abahanga mu bijyanye no kuba umuntu yarose inzozi ari kubara amafaranga, bagize icyo bagenda babitangaho. Ndaza kugusobanurira icyo bishatse kukubwira mu buzima bwawe busanzwe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu buzima bwawe usanzwe biberamo bwa buri munsi. Ndaza kugusobanurira icyo kurota ufite amafaranga byaba bijyanye nacyo mu buzima bwawe usanzwe biberamo bwa buri munsi. Mu bisobanuro bishingiye ku muco n'imyizerere. Umuco wa Kinyarwanda, amafaranga atangiye kuza yafatwaga nk'ikintu gikomeye cyane, amafaranga yafatwaga nk'ubutunzi bukomeye cyane. Ni ikintu runaka umuntu yabaga afite, akaba afite ikintu cy'agaciro. Ni ikintu runaka umuntu yabaga yagezeho gikomeye cyane kuba afite amafaranga. Kuba umuntu yararotaga afite amafaranga menshi byagaragaza ko umuntu ari gutekereza impinduka mu buzima bwe. Byabaga bigaragaza yuko uri gushaka gutera imbere, byabaga bigaragaza yuko hari ikintu ushaka kugeraho gikomeye cyane cy'agaciro. Kuko amafaranga yafatwaga nk'ikintu gikomeye, ikintu cy'agaciro. Iyo warotaga rero ufite amafaranga byabaga bisobanuye ko wenda ahari hari ikintu ushaka kugeraho niyo cyaba kitari amafaranga, ariko icyo kintu ari cy'agaciro nacyo gikomeye. Kuko amafaranga iyo uyafite akugezaho ibintu byose. Bivuze yuko rero mu muco nyarwanda nimba wararotaga ufite amafaranga byabaga bigaragaza ko hari ikintu cy'agaciro uri gushaka kugeraho, hari ikintu cy'agaciro uri gushaka kubona. Kurota uri guha undi amafaranga byabaga bigaragaza yuko hari umuntu runaka uri kwifuza ikintu cyiza, byabaga bigaragaza ko hari umuntu runaka uri kwifuza iterambere, byabaga bigaragaza ko hari umuntu runaka uri gushaka gufasha, hari umuntu runaka wifuza ko yagera ku kintu cy'agaciro gikomeye, hari umuntu runaka wifuza ko yagira ikintu abona kirenze, ikintu gikomeye cyane. Kurota uri guta amafaranga mu muco nyarwanda wa kera byagaragazaga yuko hari ikintu runaka ushobora kuba ufite cy'agaciro ariko ukaba utizeye ko uzakigumana. Hari ikintu cy'agaciro ufite mu buzima bwawe, hari ikintu cy'agaciro ufite ariko utizeye yuko uzagumana. Kurota uri kugitera byagaragazaga yuko igihe cyose ufite amakenga, ufite impungenge z'uko icyo kintu ushobora kuba ugiye kukibura isaha n'isaha. Kurota rero uri guta amafaranga byagaragazaga yuko hari ikintu runaka cy'agaciro ushobora kuba uri guta, ushobora kuba uri gutakaza, ushobora kuba ufite impungenge z'uko ugiye gutakaza. Iyo warotaga ufite amafaranga mashyashya cyane, kurota ufite amafaranga mashyashya ni uburumbuke,
byagaragaza yuko hari uburumbuke runaka ushobora kuba uri kugenda ugeraho, hari uburumbuke uri gushaka kugenda ugeraho mu buzima bwawe. Iyo warotaga ufite amafaranga ashaje, byagaragazaga yuko ibintu uri kwitegura cyangwa se ibintu byawe by'agaciro ufite bishobora kuba bigiye kwangirika, bishobora kuba bigiye kugera ku mpera zabyo, bishobora kuba bigiye kutamera neza cyane. Kurota amafaranga byasobanuraga ibintu byinshi mu muco nyarwanda, ariko nanone ibisobanuro byashingiraga naho aho wayabonye, uko wayabonye mu nzozi, ndetse n'ibyakubagaho uyafite. Aha ngaha niho uzagenda umenyera neza ibisobanuro bishingiye ku mafaranga warose. Ibisobanuro bijyanye n'abahanga mu bijyanye n'inzozi za muntu, dream psychologist. Abangaba ni abahanga bazwi, ni abahanga baba bazi gusesengura inzozi za muntu, baba bazi gusesengura ibyo umuntu yarose, bakamenya byimbitse neza icyo umuntu yarose, ibyo byaba bishaka gusobanura, icyo byaba bishaka kuvuga. Abahanga nka Fred na Carl Jung bagaragaje ko amafaranga mu nzozi atari amafaranga ubwayo, ahubwo ari ikimenyetso wumva wabuze cyangwa ushaka mu buzima bwawe. Hari ikintu mu buzima bwawe ushaka, hari ikintu mu buzima bwawe ushaka kugeraho, hari ikintu mu buzima bwawe gikomeye cy'agaciro ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Kurota amafaranga rero ntabwo ari amafaranga gusa ubwayo, ahubwo ni ikindi kintu cy'agaciro wumva waba ushaka kuba ufite. Amafaranga ni ikintu cy'agaciro mu buzima uba ufite. Iyo urose ufite amafaranga bigaragaza ko hari ikintu cy'agaciro runaka, niyo cyaba atari ayo mafaranga urose gusa, ariko ushobora kuba ushaka kugira. Niba wumva ufite intego ariko utarabona inzira nyayo, ushobora kurota amafaranga, kuko ubwonko bwawe buguha icyizere. Ubwonko bwawe bushaka kuguha icyizere, bugaragaza yuko niba ufite amafaranga uzaba wabigezeho. Ubwonko bwawe nabwo buratekereza bukamenya ko amafaranga ari cyo kintu cy'agaciro, bwakwereka yuko cyagukemura ibibazo byawe. Abenshi bizera ko iyo ufite amafaranga ibibazo byawe byose biba byakemutse. Abenshi bizera yuko ibibazo byawe iyo wageze ku mafaranga biba byarangiye. Niyo mpamvu rero ahangaha iyo warotaga ufite amafaranga, cyangwa se nimba urota ufite amafaranga, cyangwa nimba ushobora no kuzanabirota ukaba uri kureba iki kiganiro, umenye yuko hari ikintu cy'agaciro uzaba ushaka kugeraho. Umenye ko hari ikintu cy'agaciro uzaba ushaka gutunga, hari ikintu cy'agaciro gikomeye cyane uzaba ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Ariko nanone niba turi kuyata, uzamenye ko hari ikintu cy'agaciro cyawe mu buzima bwawe ushobora kuba ushaka gutakaza, cyangwa ufite impungenge zo gutakaza. Isuzume urebe mu buzima bwawe nimba nta kintu cy'agaciro ushobora kuba ushaka gutakaza, cyangwa se ufite impungenge zo gutakaza. Ugerageze urebe uko wabikora kugira ngo icyo kintu kigumane cy'agaciro mu buzima bwawe. Ibisobanuro bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Rimwe na rimwe inzozi z'amafaranga zituruka ku bintu bitubaho, zituruka ku bintu bikubaho buri munsi. Inzozi z'amafaranga zituruka ku bintu ugenda uhura nabyo buri munsi. Wenda uri mu bihe bikomeye. Nimba uri mu bihe bikomeye rero, amafaranga ni nk'icyizere. Nimba uri mu bihe bikomeye, amafaranga ni ikintu gikomeye kikwereka yuko ibyo bihe bikomeye ushobora kuba ugiye kubivamo. Ushobora kuba uri mu bihe bikomeye mu buzima bwawe, wenda ushobora kuba urwaye, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba uri mu bukene bukabije, ushobora kuba utameze neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ahangaha rero nuramuka urose amafaranga, uzamenye ko ari nk'icyizere runaka uri kugira, ni nk'icyizere runaka uri kwiremamo, ni nk'icyizere runaka kikwereka yuko ibintu ufite, ibibazo ufite bishobora kuba bigiye gukemuka. Nuyarota rero mu buzima bwawe bwa buri munsi, usanzwe ufite ibindi bintu ubana nabyo bitari byiza, ibindi bintu nabyo mubana bikubangamiye, uzamenye ko aya mafaranga hari ikintu runaka ari kukwereka. Uzamenye ko aya mafaranga hari ikintu runaka ari kugutegura cy'icyizere. Ahangaha wenda mu buzima bwawe bwa buri munsi ushobora kuri gutekereza imishinga yawe. Ushobora kuba ufite imishinga myinshi, ushobora kuba ufite byinshi ushaka kugeraho, ushobora kuba ufite byinshi ushaka kwapurika, ushobora kuba ufite byinshi ushaka kugeraho mu buzima bwawe, ariko ukaba utarabona ibishoro. Ufite imishinga ariko ntabwo urabona amafaranga. Ufite ibintu ushaka kugeraho mu buzima bwawe, wenda ushaka gukomeza gukuza impano yawe, wenda ushaka kubaka inzu, ushaka kugera ku kintu gikomeye cyane, ushaka kugura imodoka. Ahangaha rero nuramuka urose ibi bintu, uzamenye yuko nurota amafaranga icyo kintu cy'agaciro cyawe ushobora kuba ugiye kukigeraho. Uzamenye ko nurota amafaranga icyo kintu mu buzima bwawe ushaka kugeraho cy'agaciro, icyo kintu mu buzima bwawe uhora utekereza gikomeye cyane kuri wowe ushaka kugeraho, uzaba ugiye kukigeraho.
wenda mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda guhura n'abantu bakize, ukunda guhura n'abakire, ukunda guhura n'abantu bafite ibintu byose bishoboka kugira ngo umuntu abakize, bafite amazu meza, bafite amamodoka meza, bafite ibintu byose byiza kabisa. Ahangaha rero nimba ukunda guhura n'aba bantu, nawe umutima wawe ukomeza gushaka gukira, umutima wawe ukomeza gushaka gukira, nawe ushobora kuba uhura rero n'aba bantu nawe ukumva ushaka gukira. Nurota amafaranga rero uzamenye ko nawe uri kugerageza gushaka kugera ku byo abantu bagezeho, ku byo aba bantu mugendana bagezeho. Mu buzima bwa buri munsi kandi nanone ushobora kurota amafaranga bitewe n'ibintu wiriwemo. Ushobora kuba wiriwe wenda uri kubara amafaranga, ushobora kuba wirirwanye n'abantu bafite amafaranga, ushobora kuba wirirwanye n'abantu bari mu mafaranga, ushobora kuba wiriwe nawe ndetse ufite amafaranga, uri muri business yawe ufite amafaranga menshi cyane. Wajya kuryama rero kubera ubwonko bwawe bwamaze kwishyiramo icyo kintu cy'amafaranga, bukagira ngo n'ubu n'icyo gihe uryamye bukagira ngo uracyari mu mafaranga. Ubwonko bwawe bugakomeza kuguhereza bya bitekerezo by'amafaranga, bugakomeza kuguhereza wa mwuka w'amafaranga, kuko ubwonko bwawe bwamaze kwisetingamo ko umunsi wose ari amafaranga. Ntabwo burava muri icyo cyiciro cy'amafaranga, nawe wakomeza kuyatekereza. No mu nzozi zawe rero urakomeza kuyatekereza kuko niyo wiriwemo. Amafaranga kandi ushobora none kuyarota bitewe na filime wabonye, ushobora kuba warebye filime zirimo ibintu by'amafaranga menshi cyane. Iyo filime ikakugwamo mugiye kuryama, waryama ibyo bitekerezo by'iyo filime byari bikikurimo, ukiri kubitekerezaho bikakugumamo, bigakomeza inzozi zawe zigakomeza kuguha ibitekerezo bijyanye n'amafaranga, inzozi zawe zigakomeza kukwereka ibintu bijyanye n'amafaranga. Rero nuramuka urose izi nzozi z'amafaranga, uzajya ubanza unamenye se niriwe muki, niriwe ndi mu biki. Nusanga ibintu warose bidafite aho bihuriye n'amafaranga kuri uwo munsi warushize, uzamenye ko wenda ibitekerezo nakubwiye ruguru ari byo bishobora kuba bijyanye n'izo nzozi warose. Inzozi z'amafaranga n'ahangaha zisoreje, n'ahangaha zibasobanuriye, nahandikire kuzibasobanurira. Reka mbasobanurireho gatoya ku mukunzi wacu watwandikiye muri comment ubushize. Yatwandikiye atubwira ko yarose inzoka nini cyane iri kumwirukankana. Ariko nyamara ahangaha ku biganiro byanjye muze kureba neza kuri iyi channel, muraza gusanga ikiganiro nasobanuriyeho, ikiganiro kijyanye no kuba warose uri kuribwa n'inzoka. Ikiganiro kijyanye no kuba warose inzoka iri kukwirukankana ishaka kukurya, ushobora kuyicika, ushobora kukurya, ushobora kurangira ikuriye cyangwa ukayicika cyangwa ukayihisha ugahita ubyuka. Ndagira ngo usobanure rero yuko kurota iyi nzoka iri kukwirukankana, kurota inzoka nini cyangwa intoya, bifite ikintu bisobanura mu buzima kandi kitari cyiza. Reka mbanyuremo muri makeya ku bijyanye n'ibyo nabasobanuriye muri iyo video iri kuri iyi channel, muza kwireba neza irambuye. Ariko reka nsobanurire umukunzi wacu wabitwandikiye, musobanurireho gato icyo byabivuze. Inzoka ubundi ifatwa nk'ikintu kibi. Inzoka muri Bibiliya ntago ifatwa nk'ikintu cyiza, uko mwibuke neza niyo yashutse Eva, niyo yamushutse ikamukoresha icyaha Imana yari yarababujije. Iyo nzoka rero niyo yatumye ubungubu tubayeho mu buzima bubi ku isi, niyo yatumye ubuzima tubayemo nta keza kabwo, niyo yatumye tubayeho nabi, niyo yatumye umuntu azabaho iteka ryose yibishya kuya. Inzoka rero ni ikigeragezo kibi, ni ikigeragezo, ni ikintu kiri mu buzima bwawe gishaka kugushyira hasi, ni ikintu gishaka gutura hasi mu buzima bwawe. Niba wararose inzoka rero, kamubwiza ukuri, ufite ikintu cy'icyago kiri kukwirukaho, ufite icyago kiri kukugendaho, gerageza ugitsinde. Ni icyago, ni ikintu gikomeye cyane kitari cyiza. Gerageza ugitsinde, gerageza ugitsinde. Uyu muntu yarose ikiyoka kinini cyane kiri kumwirukankana, ariko kubw'amahirwe ngo aza kugicika. Niba yarose ikiyoka kinini kiri kumwirukankana, bivuze ko hari icyago gikomeye cyane kirenze ubuzima bwe, kinini cyane kirimo kiramugendaho, ariko nyamara yakoze ibishoboka byose aragicika. Bigaragaza yuko rero ari kugerageza kurwana n'ibibazo ahura nabyo, bigaragaza ko ibibazo bye ari guhura nabyo ari kubitsinda. Ariko nanone bikamusaba guhaguruka agasenga, ahaguruka asenge, yiyambaza Imana imusobanurire, imufashe, imushoboze. Kandi mu buzima bwa buri munsi bwa muntu, inzoka nanone igaragara nk'ikintu gitinyitse, igaragara nk'ikintu kibi, igaragara nk'ikintu giteye ubwoba, igaragara nk'ikintu mushobora gukora kigahita kikwica. Niba rero uyu muntu yarose ikiyoka kiri kumwirukankana, ni ikintu kibi afite mu buzima bwe, ni ikintu ushobora kuba ari nk'inshuti yawe, ashobora kuba ari nk'ikintu kibi ubana nacyo buri munsi utazi, cyangwa se ushobora kuba ukizi ariko kiri kugenda nawe ubizi neza ko kiri kukugendaho. Gerageza rero urebe inzira zose zishoboka, iki kintu urebe ko wagitsinda. Gerageza urebe ibintu byose bishoboka, inzira zose zibaho, utsinde kino cyago, utsinde iki kintu kibi.
Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri iyi channel, kora subscribe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, kora subscribe, siga comment, umbwire ibintu inzozi warose, nanjye nzagusobanurira ubutaha. Nzagusobanurira inzozi zawe kabisa, ngusobanurira ahangaha mu nzozi zijyanye n'umuco nyarwanda, umuco w'abanyafrika, ukuntu basesenguraga inzozi zabo. Ahangaha nongera gusobanurira ku nzozi ku buryo bujyanye na psychologist, gym psychologist, icyo bavuga kuri izo nzozi waba warose, icyo basobanuye kuri inzozi warose. Ahangaha nongera gusobanurira ku bijyanye na religion, kagusobanurira icyo imyemerere ya Gikristo, ya Islam, icyo yemeza ku bintu bijyanye no kurota inzozi. Akubwira inzozi warose niba hari ikintu bazivuzeho, akubwira inzozi warose niba hari ikintu muri Bible bavugamo izo nzozi zawe, akubwira ibijyanye nazo. Siga comment, nzagusobanurira inzozi zawe warose, kandi umbwire n'icyo nakosora mu buryo ndi kubasobanuramo inzozi. Kanda like, tujye dukomeza twibanire mu buzima bwa buri munsi. Kandi numara gukanda like, kora share. Ndabizi neza yuko hari inshuti yawe ikunda kurota ariko nisobanukirwe, ndetse nawe ushobora kuburota ariko nusobanukirwe. Ugize amahirwe iyi video ikugezeho, gerageza rero ufashe inshuti yawe ikunda kugira inzozi nyinshi cyane, uyisharinge no video, ikande subscribe, ikande like, ishyiremo comment, nayo nge nkomeza nibanire nayo gisobanura inzozi zayo zose igira. Ahangaha ni ku Nzozi X TV, turibanira ngabasobanura inzozi zanyu zose mugira za buri munsi, ngabasobanura ibyo mwarose, ngababwira icyo byabishatse kuvuga. Muzajye muza twibanire mu buzima bwa buri munsi. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.